Bwana Pacifique ndakumva cyane namwe mudukurikiye turagarutse muri aka kanya tubazaniye andi makuru mesh kandi mu kanya gato cyane gashize abagabo babiri bahuye n'uruva gusenya ariko bo bari bigaramiye mu biro byabo abandi wenda bigaramiye muri mu nzu zabo simbizi ariko ubo nta wundi ni Kisekedi ndetse na mugenzi we Evariste Ndayishimiye bahuye n'uruva gusenya gute rero ingabo zabo bohereje kuza kurwana naye mu 23 ndetse n'izindi ngabo zabo bohereje kujya kurwana n'indi mitwe bose bahuye n'uruva gusenya reka tubanze duhere kuri Antoine Félix Kisekedi ku ngabo ziwe izo nta zindi ni FARDC umva aka kantu murakazi kera tukiri mu ishuri bakita inkonje kera tukiri mu ishuri mwarimu yajyagaza wakuze kose cyangwa wakerewe akitonda gategera ngo wasore murabisuzumiraho ariko mana izi nkonje nizo bakubise FARDC hano muri turi mwakabyaramwe izi FARDC barayitonze barazifata bazigaraguza gati barangije bazikubita za njonogo barangije bazikura bazana n'amawashi barangije bazana bagaragura no mu byondo bazana n'imbunda bagira gutya barazitutumura mwakabyaramwe ibintu FARDC bayikoreye muri turi nagahoma munwa bayikubise iki bayikubise icyo bita inkonji papa ese mwabyumvise tubasobanure neza akantu ku kandi bayikubise inkonji cyane rwose turaje tubasobanure neza akantu ku kandi ukuntu bigenza urwo rugamba ndetse nanone reka tukubwire ko mugenzi we Evariste Ndayishimiye kuri izi ngabo ziwe z'abarundi yohereje ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rugamba rwabaye imberenge nk'uko twakomeje kubabwira kuri Poezero muri Poezero abaturiye Tanganyika ndetse n'abegereye ku nkombe zaho ndetse bari mu gice cy'u Burundi nibo babonye icyitwa drone iturutseyo iri korera yakumuriro itwitswa n'iki n'intare za Sarambwe amadrone bari bayazamuye M23 natwirwaneho bazicanyeho umuriro idrone bazisubizaho shishi itabona ngo batazihanura kumbi tayari zamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro abaturiye aho ngaho nibo babibonye byose turaje tubasobanura nta kantu na kamwe dusize inyuma cyane rwose niko bimeze amakuru ndumva maze kuyavuga izo nizo ngingo z'ingenzi tugiye kugenda tugarukaho ahandi hantu turi buze kuza kwitsaho cyane turaza kugaruka hano mu gihugu cy'u Burundi aho bita mu ntara y'Ibitoki angaha hari ingabo z'u Burundi FDNB bamaze kugengayo intwaro karundura ndagira ngo abakunzi b'intare za Sarambwe mutangire mufati ry'iburyo nyaboneka dore abasirikare b'abarundi bafatanyije n'abanyatanzania nta miyaga bafite ndetse bamaze gutegura drone zo ku rwego rwo hejuru cyane intwaro zirasakure za musahada byose byamaze gutegurwa biri hano hakurya mu gihugu cy'u Burundi ndetse bimwe biraza kwambuka hanyuma ibindi biraza gukoreshwa bikiri mu gihugu cy'u Burundi ayo makuru ndaje nyasasanure neza cyane muraza gusobanukirwa akantu ku kandi hanyuma ahandi hantu turi buze kurebera hamwe ibyaho n'ubundi ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru tubabwiza ukuri ko rwose mama 23 byo kuvuga ngo warikare barayifatira ubu byatangiye kuba nk'inzozi bitewe n'ikintu umubiri giyatangiye gukora ara kibyimbye muri warikare ese icyo kintu kibyimbye kitapfa kumeneka ni ikihe turaje nacyo tukibabwiraho hari nandi makuru menshi cyane turi buze kugenda tugarukaho mwebwe icyo tubasabye no gukanda subscribe mukatuba hafi ubundi tukayabagezaho yes nakakanu karaye ariko ntimukakibagirwe buri ari ingenzi ko kanu karaye kaba karaho hasi ukoraho ku kiganiro nyine natwe totono ko muri kudusapotinga nyine kabisa kuko buri natwe tuba twavunitse dushaka amakuru cyane rwose hanyuma tunabibutsa ko aya makuru dukora cyane ibijyanye n'imirwano burya tuba dufite n'amavideo n'amafoto ubwo rero abantu mutabasha kubibona hano rimwe na rimwe mukibaza ngo se ibyo tuvuga n'ukuri cyangwa se n'ibinyoma bikabacanga ndagira ngo muze kunyarukira muri comment ya mbere ibibazo twabikemuye murebe comment ya mbere iraza kubipininzemo hariho link ikujyana kuri groupe ya WhatsApp yacu aho twese tuba abantu bose bakurikira Top Kivu News hanyuma amafoto amavideo y'urugamba byose uzajya ubisangamo ikaze cyane rero ku makuru ya Top Kivu News tugiye kubagezaho reka dore amakuru yacu tuyahere ahangaha muri Poezero cyane n'abantu mwe Poezero ubundi niho urugamba ruzingiye muri iyi minsi guhera ku munsi w'ejo ndetse kugeza n'aka kanya ijoro ryose igitondo cyose amanywa yose urugamba rwabaye imberenge iyi Poezero irashaka ku kibi n'ikiza irashakwa ku kibi n'ikiza abarundi ndetse na FARDC na za Wazalendo ndetse n'abatanzania bose n'abacancuro bafashe hasi hejuru ku mutwe umwe M23 ndetse ifatikanyije natwirwaneho yes niko bimeze
niko bimeze. Hari ahandi hari n'amakuru naho ngaho muri Puwezero hose tubijyaniranye icyarimwe. Puwezero byo ngira ngo babyumvise, ngira ngo twagiye tubigarukaho kenshi. Yes, twagiye tubigarukaho kenshi, ariko izi n'ubundi ni update ziba zongeye kuza kuri uru rugamba. Update ziba zongeye kuza rero kuri uru rugamba. rugamba. Nkuko twari twabibabwiye kare, drone zazamutse hariya ari enye. Zimwe zasigaye hariya mu Minembwe, izindi zerekeza hariya muri Puwezero. Zisimburana, zimwe zigenda izindi zigaruka, ziriho ku muvuduko mwinshi, ari nako ziri kurasa ndetse no ku butaka. Ntoreka sinakubwira ibintu byamaze kuba ibindi. Aha rero ikintu M23 ikoze, navuze ati izi drone rero reka tuziraseho urufaya rwinshi cyane. Bazirasheho urufaya, barongera barazirasa, na n'ubu ngubu ndakeka hari ubu, ariko ntago zigihari kuko bamaze kuzihabya, bazikubitiye ahareba inzega. Ikintu gitunguranye, drone imwe muri zo abazikontora buriya banareba uko bimeze, banareba drone uko navuga body yayo cyangwa se HP, njya nkunda kubona ngo ni HP wenda body yayo aho ubuzima bwayo bugeze cyane, baba babireba uko nyine imeze, mbega bayireba neza 5 sur 5 system nibo baba bayifite, abari kureba. None rero babonye bari kuzatsaho umuriro, bari kuzirasagura cyane, baravuga ati izi drone dushobora kuzihomba nk'iz'ubushize cyane. Mu by'ukuri bahise bazikatisha, bazivana hano muri Puwezero, bongera kuzisubiza hehe aho zaturutse. Nibwo mimenye yuko izi drone ziri guturuka no mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo aba Barundi bari kuzifata bakazohereza, bakazijya kuziguisha Karemi, bakongera bakagaragaza ziri guhagurukira hehe hariya Karemi, zisubira i Burundi. None rero barazikatishije bazihungisha birukanka, kumbi imwe muri zo yari yarashwe cyane, igenda icumba umwotsi inzira yose mu kirere, icumba umwotsi yaka, igezaho inogokera, iguye mu kiyaga cya Tanganyika. N'abarundi bayibonaga bavuga ati abarundi bari bahabutse bari kuvuga ati mana we mu 23 twoherereje ikompura, turapfuye turashize duhunge, cya kibuga cy'indege barakirimbuye noneho. Kumbe ni drone bamaze gukubita iki ikompura kugenda yaka, umuriro ihita ko icikira hehe muri Tanganyika, niho nyine iguye iracubira mu mazi. Hanyuma rero tukivuga kuri ibyo by'amadrone, tuwibutse ko mama 23 yabafatiye imyanzuro. Niho handi bwana Fisi buriya ngo uko byagenda uko ariko kose, akagabo ngo gahimba kandi kataraza. Niba batangiye kuvuga ngo abarundi batangiye kuvuga yuko atari bari kugurutsa drone, izi drone kandi bari kuzigurutsa zikajya Karemi, zigaturuka Karemi zije kura M23. None mama 23 imaze kwestara neza cyane cya gikoresho cyayo, muraje mwumve mu kanya gati bitangaza bigiye kubera hitwa Karemi. Nteguza abantu bariyo, niba hari abantu bari kutwumva, mutangire muzingu twangushye mwigendera, kuko hagiye kuba hiturika ridasanzwe hano kuri iki kibuga cy'indege cya Karemi, ariko kiri kugwaho izi drone. Ndetse niba nazasukwa ariho zikiri zitarajyanwa Bujumbura cyangwa Kinshasa, ibintu ni bibiri. Zasuko izari hano Gisangane, niba zitarajyanwa Bujumbura, zikaba zigiparitse hari Karemi, mwitegure neza iturika ridasanzwe, dore ko amakuru ufite ari uko zigihetsa amabombe, buriya ngo bayagumijemo ntago barayakuramo. Ubwo rero mama 23 nta mikino ifite, aho kugira ngo abantu bakomeze gupfa, iraza gushwanyuza kira kibuga cy'indege cya Karemi. Ndetse kandi ngo nibirimba bakabona izi drone zirakomeje, bamaze kuhangiriza, barakurikirana aho ziri kuva, bariho bagira gute batunganya. Hanyuma rero bwana Fisi, tukiri muri ibyo ngibyo, reka tubabwire ku makuru y'imirwano, dore ko uyu munsi wose waranzwe n'imirwano kandi myinshi cyane. Ahanga ni mu Prendre Ruzizi muri Sud Kivu. Yego, imirwano yakomeje kandi yumvikanira hitwa Runingo ndetse na Kiriba, imanuka gato aho yitwa Kingwengwe Sange, ndetse irakomeza igeraho itatema nano ruguru gato ya Kawezi. Aho hose hari kubera imirwano. Tubibutse yuko ahantu hari kurwanirwa hose hariyo M23. Sinzi niba mwanyumvise neza cyane, navuze guhera hitwa Kawezi, bivuze ngo ni milimetero bike cyane uturutse mu mujyi wa Uvira, vugaho bitatema ni milimetero bike cyane uturutse Kawezi, vugaho bita Kingwengwe ni milimetero bike cyane uturutse Tema, kuva Kingwengwe rero uzano za Kiriba ndetse na za Runingo naho ni hafi cyane. Iyo ni inzira yose izamuka Prendre Ruzizi yerekeza muri Bukavu na za Kamanyora. Amakuru ari kutugeraho rero aravuga ngo kirero bwana Fisi, amakuru ari kutugeraho aremeza neza ko mama 23 ahantu hose hatakiwe icyarimwe, ndetse abasirikare benshi bakabambutse baturutse mu gihugu cy'u Burundi baje na mato, bakabaca hano mu kiyaga cya Ruzizi, nyuma yuko babonye ko ingona zibasamura, bahisemo gukoresha amato. Noneho baravuga ati n'ubundi
hombo niomboke niba turasaba turase. Ubundi cyagiye kugira ngo n'ingona zibaryeho kugira ngo cyagiye ingona zibarye nuko bari bashatse kwambukira ahantu hagufiya badakoresheje ubwato bagakandagira mu mazi bahuriramo rero n'ingona zirabahekeye. So nuko rero bihagaze abantu hose ari kuba imirwano. Hanyuma imirwano ngigamije iki rero fisi? Iyi mirwano ikigamije no kwambura M23 bino bice byombi ndetse kandi bitarengeje ngo iminsi 3. Iri ni tegeko ryatanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye afatanyije na mugenzi we uyoboye Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ari nabwo bemeye kagahimbaza musiki bazajya bahereza buri musirikare ndetse banemerera ibihembo wazarendo byuko bazajya babahemba noneho buri kwezi umushahara kandi uzaza uzira ku gihe, kandi bakajya bayazana kashi bakayabahereza pana kubahembera ku matelefone cyangwa n'ibindi no ku mabanki. Angara amakuru ari kungeraho aremeza neza ko 23 ahubwo kugira ngo bayikoze isoni cyangwa se bayambura utwo duce nkuko byagiye bivugwa, abasirikare abeshi bamaze gutabwa mu mvuto nizasarambwe, abandi bamanitse amaboko, abazarendo bakabiripotinze. Naho FDLR rizavuze ati hombo niomboke n'ubundi ntaho tuva nta naho tujya, cyane ko bari kurwanira muri ibi bice bose abeshi baracyari nabatoya, abandi nabasaza baravuga ati n'ubundi FDLR nitumanika amaboko baratujyana mu Rwanda. Ati cyo tugomba gukora no kurwana paka ku rupfu. Ahanga rero bakaba bari kurwana ku rwego rwo hejuru kandi amasasu akaba akomeje kuba menshi ku buryo buteye ubwoba. Ikindi cya danje gitangaje nkuko nahoze mbivuga hano mu gihugu cy'u Burundi, ahangaha hakurya za Kibitoke barana ko hateganye na za Kamanyora, niho abasirikare ba Tanzania burya bya bikoresho byimukiye barabizamuye bitabigenda muri bira bice, aho icyo bakoze ni ukwitegera Bukavu neza. Urumva kwitegera za Nyangezi, kwitegereza Kamanyora no kwitegera za Bukavu neza, aho bagomba kuzabombarida igihe ngo ingigiye bano barwanyi bazaba bamaze kugera Kamanyora, ngo bategereje order yo kubabwira yuko Kamanyora bamaze kuyinjira ngo hanyuma bagatangira igikorwa ngo bandi bakata bafata Bukavu vuba vuba. So ibi rero ni ibyapanzwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, sinzi niba biri bakundire. Izi operation zagiye zitegurwa keshi gashoboka ndetse baranaharashe, ariko Kamanyora cyabikoze mu misi ishije yarafashwe kugeza ubwo batwitse na wa munara irafatwa ariko ifatwa amasaha makeya M23 irongera igarukamo. So kugeza amaginga yanga rero amakuru ari kutugeraho aremeza ko nyine ari ibyo bitero bihari n'imyiteguro ikakaye hano mu gihugu cy'u Burundi bitero bizagabwa kuri M23 nuko bihagaze. Ngayo ngoko rero mwabantu mwe rero buriya narindi kubivuga ako bundi pasi ndakumva njonogura yize njonogo njonogo najyaga nzirya kera nkiri uruhinja ndwana n'abandi bana twagiye ku mashuri cyakuragira amaka n'inkonje nazikubiswe na data wenyine nta wundi muntu usibye nawe mukanya wari umaze gushaka kuyinkubi buriya ngo kubise reka nkakumvisha ukiyibutsa reka ngafunga gutya akukubitaho mu mutwe ukiyibutse nyine ndabizi nakubiswe nyinshi papa nakubiswe nyinshi n'umubyeyi wanjye abantu mwe rero ahangaha FRDC koko yakubiswe inkonji byanyabye ubushaka kugira ngo ndi kwabeshya. FRDC byo bayikubise inkonji mu mutwe pe. Esuzi ngo kunkubita kuri ya bitandukanye gukubitwa yo n'inkonji yo mwiru ni za mayiti, no kuvuga ngo ni za mayiti. Reba urabona none ntago yari iri kurwana naye mu 23 bari bagiye kurwana n'uriya mutwe ngo CCRP harya Suwatomaro Banga. CCRP no mu Batomaro Banga n'umugabo bita Ilia Queen cyangwa se Innocent Kayina. Apana ntiwumve muhozi wumve Innocent Kayina, uyu nguyu ni uwo muri za Kayina yo ngiyo muri za n'uwo muri Uganda ariko uwo muntu nahise kagita izina ry'abagani. Hoya ni umukongomani ahubwo warwananye na ba Makenga kuva kera cyane. Nawe ni umusirikare ukaze rero abasirikare babo ntago muzo. Kayina yaraje naza hano mu gihugu cy'u Rwanda akora ibiganiro sinzi igitangazamakuru igeze gukorera. Reka twerekeze mu makuru byo Kayina tumuretse tubugire abantu buryo ki mwana na ibingibi ni ukuvuga ngo urabona aba barwanyi bakubise FARDC habonekamo za mayiti habonekamo na za mateko ariko zakomeretse ubundi babafata uko bakomeretse bananiwe kugenda babandi rero bafata bakabazirika gutya bakabatunarika gutya inyuma bariya bikora ntuze bikora ADF yego nibo babikoze nyine babafashe babikora abasirikare ba Kongo. CRP niyo yabikoze abasirikare ba Kongo yego nyine noneho babicaza hariya abo bafashe nyine mateko kuko FRDC yagiye kurwana igiye gukura uriya mutwe mu birindiro byabo uriya mutwe hagaraho urabakubita basubiza inyuma. Noneho rero
baba niba bagize gutya bafashe babaziritse. Ese mutubwire muri comment kumwe bazirika abantu kuno bimwe abakongomani bakora so njya mbireba bikantera n'ubwoba cyane. Abantu bigirira imitima yoroshye nkatwe turabitinya. Ahangaha rero nibyo bagiye bakorera FARDC, nibyo babakoreye barangije babicaza hasi bababyize gutya banashyiramo igiti burya uzucunga banafite ukuntu bahita bakubitamo igiti barangiza bagahambira hamwe nyine niyo bakurekera uko nguko ntago ushobora kumara amasaha 12 ukiri muzima nuko noneho rero babiceze hariye nibyo nindi kuvuga bakimara kubiceza hasi nyine bakajya babakubitamo n'inkonjo ngo ndebera nk'iki ngiki ngo ndebera nk'iki ubuse nk'iki agahirika ngo ubuse nk'iki ngiki ngo we wabonaga wadukura hanga muri byaringara ryabo kandi gitangaje sakase okolingati amini hangu takani abona ariko noneho urugamba rukuntu rwatangiye uru rugamba rwatangijwe na FARDC bafashe platoon imwe bayohereza kurwanya IDF na ruhano ni CRP ngira ngo ni CRP ADF na itandukanye na CRP nkunda kubyitiranya umwe n'umutwe w'iterabwoba undi si kimwe oya ntago ari kimwe. ADF naru yica abantu urumva mu gihe CRP irwanira abaturage mu bwoko bw'abahema abahema ntago bizi se ko bitwa babagande se abahema baba muri Kongo. CRP rero witwa Tomar Banga n'uriya bita Innocent Kayina nibo bafasha bari abaturage kubacungira umutekano. Rero bariya bica abantu nimba ari CRP nimba ari ntago CRP ariyo yica abantu ADF naru niyo yica abantu. Cyakora none hano nabonye bakoza akantu kagakoryo baravuga batereka tujye kurwana abaturage bari abantu bica abantu kuri tujye kubagira kandi nabo barabikora baravuga ati reka tugende tujye kubarwanya rero bajya kubarwanya bagiye kubarwanya rero basanga umutwe ahubwo warabyimbye warakaze basanga umutwe ungana gutya umva barekura amasasu rekura isasu ibisasu bararwana sinakubwira aho bigira noneho bagasatirana ufashe undi wegereye undi akamutera ntuze iriya bayineti biri ku mbunda ugiza w'amasasu ashiranya agakoresha iyo migeri na zaki byose urugamba ruba nk'urw'abana za sinabyaye ariko byaje kurangira uyu mutwe wihagazeho FARDC barayivutura CRP buriya izingi ntuzirataha rwose. Umugabo bita Tomar Banga wibuke uyu mugabo ni umuntu ufite amateka maremare hano muri Kongo afite amateka maremare cyane bari abasirikare shaho barabasirikare be FARDC barabica nabi byanga CRP riko reka nkubwiza ukuri CRP ntago yica nyine ndi kuvuga iyo ntuze iyo DF na ADF nayo irica ngira ngo abantu ADF hari gihe bijya binanira kubigira ADF nayo irica rero nimbe cyane kubica nayo ku rwego ruri hejuru kwica abasirikare ba FARDC bano kandi nabo bajya babashimuta nyine bakabafata ariko ADF nayo mu bijyanye no kwica n'abambere kubivuga nkaho utabazi ndabazi cyane kandi nanunze n'amavideo yabo muri phone FARDC yagiye wowe uri kubyitiranya CRP yagiye kwa ADF nayo nyine kukwata KDF nayo hanyuma rero yanatatse bano FARDC ubwo yaba yahatatse ari habiri yaba yatatse CRP bano barwanyi banuze batuma Rubanga ndetse ikanataka kuri ADF nayo hose bagafatwa amateko se oya ngende kuvuga kuri abo ngabo bari abica abantu cyane bakabica nabi bayita ADF nayo hariya nta nubwo ari FARDC gusa iba yajyanye n'abasirikare ba Uganda yego hariya rero nibo bakasiriwe Monsherami FARDC rakasiriwe irasuzuguritse barayisuzuguye yongera kugaragaza indi sura mbi ku gisirikare niba ADF nayo yabafashe usibye no kubica barabica urupfu rw'agashinyaguru ntago ADF igigira impuhwe ukuntu bari babaziritse ADF irica ikica n'uruhinza rwavutse ADF irica ikica n'umugore twite imanze kumubaga bara nta mutima bagira nta nyungu baharanira ntacyo barwana basaba ariko nari nahoze mbyitiranya nuko uri kuvuga ngo ni bano barwanyi ba Tomar Banga nibazaga ukuntu CRP yabiri gukora ibyo bikorwa ndetse inafasha CRP maze ifasha abasirikare ba FARDC baganirika barekora bakagenda ngayo nguko rero so hanyuma rero ndi makuru dufite nubundi najyanye naho ngaho muri ituri nuko uyu mugabo Tomar Banga ndetse na mugenzi we India Queen cyangwa se Innocent Kayina nubundi bafatanyije mu rugamba rukomeye cyane nyuma yuko FARDC yaje ifatanyije nabyo bita abazarendo buri hariya bimitwe igeze muri ibiri hari CRP hakaba na
ni imiryango ibiri ituye muri biriya bice byo muri Ituri ariko itumvikana. Hari abo mu bwoko bw'abahema, sinzi n'ubundi bwoko, abantu mubuzi muze kumbwira muri komenti, batuye hariya bakunda kujya bicana cyane, bica abaturage mu bwoko bw'abahema. Thomas Rubanga rero akaba ari imwe mu mpamvu yashinze uriya mutwe, hanyuma akaba ategereje mu vetruha kugira ngo ize igere hehe za Gisangani. No mpamvu ubona yo Gisangani bari kuyipusa, FARDC igira ubwoba bwinshi cyane bavuga ati buriya Thomas Rubanga agiye kwita amanuka, namanuka nahura nayo mu vetruha Kinshasa tayari biraba birangiye. Ahangaha rero mama 23 itegereje gufata Warikare ndetse ikatijya Gisangani. Thomas Rubanga akaba arabohotse. Thomas Rubanga rero uyu munsi yari yagabwe ibitero kugira ngo umugambi we n'uwa mugenzi we General Sultan Makenga ube waburizwamo ibyo kuzahura bibe nk'isi n'ijuru, dore nibyo mbona bitazigera bihura. Pacifique rero tusa naberekeza ku musozo w'aya makuru. Reka nkubwire ko burya muri ya nama Kisekedi yakoze y'igitaraganya Never cyangwa Never yego. Hariya amakuru yandi ahari mva wenda dushaka kuza kubiganiraho neza tukabirambura neza tukabireba, ariko nanubu biri kuvuga ko bashobora kuba bagiye kohereza abandi basirikare. Nimba bagiye kohereza abandi basirikare hariya bivuze ko abari bahari bagiye he? Bivuze abari bahari nyine bapfuye barashwe. Ibyo ni bisanzwe, bari bamaze gushira. Igihugu cy'u Burundi mw'abantu abasirikare bose bagize barangiye. Uzi ko bashobora kuzashiduka bari kujya gutira izindi ngabo zindi, bakajya gutira amahanga mu dutiza ingabo. Ntago yatira ya Neva yaheba kamara y'urubyiruko abundi abakobwa b'abarundi mbamona baza kwigurira abanyarwanda abagabo, bazaza baza kwigurira abagabo b'abanyarwanda. Je ni kwibaza nimba bagiye kongera kurungikayo izindi ngabo byanga bikunda, abandi nyine urumva naho babasize. Ne bagiye gusigarana abakobwa gusa n'abagore n'abana batoya, abagabo bagiye kubica. Gira mu Burundi kwishakira y'umukobwa, aba bakobwa beza utese sha yanyemera. Oya barahari benshi bakwemera, akanavuga tereka nigize cyane. Ubwo si no guhatiriza, si ibintu byo kwinginga yatakwemera. Umukobwa wo mu Burundi uri kunyumva nashakanya ndikire tangiye tubinuze kuko bari abakobwa b'abarundi ni nabeza cyane, ni beza pe. Icyabikoze ni beza, dore umugabo afite gahunda. Ubikeneye rwose aze kunyurira kuri Yorika ajye muri groupe muzamubona. Hata utazabura umugabo wabona uwawe yaravutse ari umusirikare kandi Neva ashaka kumwica, sibyo se? Iwana mugani. Hanyuma rero dore uyu muhungu afite gahunda, aracyari umusore. Je ninjye ubyaye ngenda kuruta buriya ngonge mfite umwana ngayo gukorera. Pacifique rero reka dusoza amakuru yacu dushimira uretse dusoza amakuru tubanze tubabwire ko twirwana imaze kwambura ibikoresho byinshi cyane abasirikare b'abarundi ndetse n'abasirikare ba FARDC bavangavanze n'intera hamwe. Bamwe mu bari batatse baze kungika mu bitero bya drone. Wabimenye si ibingibi ni ukuvuga ngo FARDC aho bita Bibogobogo. Reka tuze kuyagarukaho neza cyane. Hano dore hano narifite n'andi makuru menshi cyane, ariko turaza kuyagarukaho. Ubwo ngubwo reka tubashimire, Uwiteka bahire cyane. Uwiteka akomeze kubagirira neza, turabakunda cyane. Bye bye.